None turi 29 Mata turahimbaza abatagatifu Gatenasiyeni, Petero wa Vironse na Antoniya. Uri kumwe nanjye Dani, iyo ni Lumen TV. Reka turi ku mateka ya mutagatifu Gatena w'i Siyena. Gatena yavukiye i Siyena ho mu Butaliyani. Se yitwaga Yakobo Benicassa, yamubyaranye na Rapa, akaba ari umwana wabo wa 23. Ababyeyi batekerezaga kumushyingira ariko batabishaka, bamwohereza kubana na mukuru we Bonaventura bari bubatse kugira ngo amutoze gukunda iyo nzira y'abashakanye. Nyuma ariko Bonaventure ahitanwa n'indapfa abyara, bibabaza cyane Gatarina. Yibwira ko ari igihano cy'Imana, ko Bonaventura yari yaratangiye kwiyitaho no kwirimbisha bikabije. Umukuru amaze gupfa, yaho bashaka kwihutisha ibyo kumushyingira, nyamara Gatarina bigiriwemo inama na mubyara we Thomas Ranquin wari warinjiye mu Badominikani, ahishurira iwabo icyifuzo cye cyo kwiyegura Imana. Umunsi umwe bateraniye ku meza, abiyereka yambaye ivara kandi yikatishije imisatsi ye. Nuko Yakobo ashaka kumuvanaho amatwara yo gusenga, maze ategeka ko birukana abakozi n'abaja mu rugo bose kugira ngo imirimo yose abe ari Gatarina uyikora, ko yibwiraga ko azatwarwa n'akazi kenshi akabura igihe cyo gusenga no gutekereza ibyo kwiha Imana. Amukura mu cyumba cya wenyine aryama cya musaza we, nyamara mu gicuku undi amaze gusinzira, Gatarina akabyuka akiganirira na Yezu umukunzi we. Umunsi umwe se Yakobo amutunguye, amusanga mu cyumba yakuburagamo ahagaze atanyeganyega, yatwawe buroho, inuma y'umweru imuhagaze ku mutwe. Kuva ubwo se amuha uburenganzira bwose bwo gukurikira inzira Imana imushakamo. Gatarina ajya kwiyandikisha mu muryango w'Abadominikani, bamwemerera gukurikiza no kubaha amabwiriza y'umuryango yibera iwabo mu rugo kwa se. Yahamaze imyaka 5 muri iyo mibereho y'abihaye Imana, yigana rwose igitekerezo remezo cya Mutagatifu Dominiko wahanze Abadominikani, ari cyo gukorera byose ikuzo ry'Imana no gukiza roho mu mibereho yarangwaga n'isengesho rihozaho. Muri iyo myaka yose ni roho bwe wamwigishirizaga, amusendereza ingabire ze zose, amutegura kuzasohoza ubutumwa Imana yari yaramugeneye. Umwari wa Mutagatifu Dominiko yari yoroshyaga cyane kandi ahagurumana urukundo rukomeye rwa Kristo wabambwe ku musaraba, ari narwo rwamuhesheje umwanya w'ibanze mu bacengewe n'amayobera y'ubumenyi bw'Imana. Mu ngabire nyinshi yahawe harimo n'iy'ubushishozi buhanitse. Gatarina yabonaga neza uko roho y'uwo bavugana imeze, bigatuma amagambo yagera ku mutima w'uwo bavugana, akamutera guhinduka no kugarukira Imana. Yari yarayobotswe n'abantu benshi bo mu ngeri zose, ndetse n'umuyobozi wa roho ye Padiri Raymond ahinduka umwigishwa uwo yayoboraga. Bukeye aba ari nawe ushingwa kuba umukuru w'abayoboke bose ba Gatarina. Gatarina yahoraga yishimye, bituma umuryango avukamo bamwita akazina k'akabyiniro ka Efrasine, bisobanura uwishimye. Ubundi butumwa yari yarahawe n'Imana ni uguhuza abatumvikanaga mu ngeri zose, abashakanye, abihaye Imana, abami ndetse n'abakuru ba Kiliziya. Niwe wagiriye inama Papa Gregoire wa 11 ngo ave Avignon mu Bufaransa agaruke i Roma mu cyicaro cya Petero Intumwa. Aho Papa Gregoire wa 11 apfiriye, umusimbura we Urban wa 6, Papa w'ukuri, ajyana amakimbirane na Papa washizweho mu nzira zitemewe witwaga Kirimeni wa 7. Ubwo Kiliziya yari yigabyemo amahari n'amacakubiri. Gatarina biramubabaza cyane, yitangira ubumwe bwa Kiliziya ari mu mvugo n'ingiro. Ubuzima bwe abuturaho igitambo kugira ngo ubumwe bubeho kandi busagambe. Gatarina kandi yanditse inyigisho ze zikubiye mu gitabo yise Imishyikirano Dialogue, yitabye Imana kuri 29 Mata 1380, yujuje imyaka 33 y'amavuko. Umubiri we washyinguwe i Roma muri kiliziya yitwa Santa Marica Sopra Minerva. Yashyizwe mu rwego rw'abatagatifu mu mwaka w'1914, aho mu mwaka w'1970 Papa Paul wa 6 amushyira mu rwego rw'abarimu ba Kiliziya biri Mutagatifu Teresa wa Avila. Mutagatifu Gatarina wa Siyena udasabire. Dusoje kwifuriza abembuza abatagatifu Gatarina wa Siyena, Petero wa Vironse, Mutagatifu Antoniya kugira umunsi mwiza. Namwe inshuti z'Imana kandi bana Mariya, mukomeze kugira umunsi mwiza.